Yesu ubuntu yangiriye. ndashimira umwami Yesu, ndashimira umwami Yesu, ndashimira umwami Yesu, niwe mungeri mwiza, niwaduha kunesha, niwaduha kunesha, niwaduha kunesha ingabo za Satani, niwaduha kuduga, niwaduha kuduga, niwaduha kuduga imisozi iruhije, niwatumurikira, niwatumurikira, niwatumurikira umwiza w'iyi si, niwatwereka inzira, niwatwereka inzira, niwatwereka inzira mu bihe bigoye, naho tuzozimira, naho tuzozimira, naho tuzozimira, Yesu niwaturongora, kandi ntidukekeranya, kandi ntidukekeranya, kandi ntidukekeranya, turi mu biganza byiwe, turi mu kuboko kwiwe, turi mu kuboko kwiwe, turi mu kuboko kwiwe, aho tuzosenyeshwa, tumeze nk'umusozi, tumeze nk'umusozi, tumeze nk'umusozi, umusozi Siyoni, tubatse ku rufatiro, tubatse ku rufatiro, tubatse ku rufatiro rw'intumwa y'abahanuzi, dufise ubwami bw'Imana, dufise ubwami bw'Imana, dufise ubwami bw'Imana, urupfu twararutsinze. Uwiteka akomeza ahabwa ishimwe n'icyubahiro. Nkaba mboneho akanya ko kubasuhuza mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Tujya gutangira iteraniro ryacu ry'uyu munsi. Turahita twishyira imbere y'umwami turirimba iyi ndirimbo. Nyuma yaho buri wese aragira icyo abwira umwami. Damu ya Yesu, aleluya, damu ya Yesu, damu ya Yesu nisafishe kabi. Yesu ndiye Bwana wa mabwana, haleluya. Yesu ndiye Bwana wa mabwana, Yesu ndiye Bwana wa mabwana, asifiwe Mungu. Nguvu za shetani zimeshindwa, haleluya. Nguvu za shetani zimeshindwa, nguvu za shetani zimeshindwa, asifiwe Mwokozi. Buri wese nagira icyo abwira umwami. Data wa twese, wowe uri hejuru y'amajuru yose, wowe utegeka ibigaragara n'ibitagaragara, amaraso yawe wamenye ku bwacu ari Golgota akomeze kuba hagati yacu nawe mwami.
amaraso aruta y'Abeli nakomeze atuvugire. Dufitanye gahunda nawe muri aya masaha. Wayoboye intambwe zacu, watugejeje hano amahoro. Tukaba tubigushimiye, uturebere gusa munsi y'ayo maraso. Mwami, tukuragije iri teraniro, ubane natwe mu kanya gato. Tugiye no kumva ijambo ryawe, warabyivugiye ngo ntabwo nzabasiganye imfubyi, nzaba hamwe namwe, nzaba muri mwebwe. Uri muzima, niwe muvugabutumwa ukomeye, uzi icyo ubugingo bwacu bukeneye. Mwami, tukweretse na bene data bakiri mu nzira berekeza hano n'abashiki bacu, ubashoboze ubageze hano amahoro. Abataza kubasha guterana uyu munsi, nabo uko tugenderera, nabo ubagenderere. Mu gihe uba waduhaye uburyo kugira ngo ijambo rigere no ku batabasha guterana uyu munsi, n'abo ngabo mbasabiye umugisha. Iri jambo tuza kumva, Mwami, baribonemo ifunguro ryo gutunga ubugingo bwabo. Utangirane natwe, usozanye natwe. Ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye, amen. Gusoma ibyanditswe byera, turasoma muri Yosuwa igice cya 5, turahera ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 15. Yosuwa cya 5 murongo 13 kugeza kuri 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? aramuramya aramubaza ati: Mutware, njyewe umugaragu wawe untegetse iki? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati: Kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Yosuwa abigenza atyo. Uwiteka atanga umugisha ku bw'amagambo ye. Mushobora kwicara. Umugisha uruta imigisha yose ibaho. Hari n'ibyo bita imigisha, sinzi ukuntu uko Imana ibifata, ariko umugisha ukomeye abantu bagomba gusaba Imana batajenjetse, ni umugisha mu gihe Imana iserutse ikatuganiriza, ikatumenyesha ibyifuzo byayo, ituganiriza yishingikirije ku ijambo ryayo.
mu gihe cyose tubonye akanya ko gupfukama imbere y'Imana, aho twaba hose, ni ugupfukama dusaba umwami nk'uko yananabivuze ngo umuntu ntabwo ari umuntu w'inyuma, wa muntu w'imbere Imana yaremye mu ishusho yayo, ngo umuntu ntabwo azabeshwaho n'imigati gusa, agomba kubeshwaho nk'uko na Adamu yari abeshejeho mu busitani bwa Edeni atari yacumura, agomba kubeshwaho n'ijambo riturutse mu kanwa k'Imana. Iyo ni ihame umwami yahise anabivuga, aranabishimangira muri Matayo avuga ngo mu gihe muzaza musenga, nawe yishiramo ngo muzaze musenga ngo data, ntabwo yavuze ngo data wanyu, yavuze ngo data wa twese uri mu ijuru. Nuko yabasha kubyira abigishwa. Nicyo kikunda no kuyobora abantu benshi kubera kudasobanukirwa iby'umwuka. Igihe Yesu yavuga ngo data wa twese uri mu ijuru, hari igihe abantu basohoka hanze bakareba mu kirere ngo ni wowe mu ijuru. Ntabyo baba bazi, ntabwo baba basobanukiwe ibyo ari byo. Yavuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubawe, ubushake bwawe bube. Uwo se yavuga ko ari mu ijuru, nyuma yaho ko yaje gusobanura ko ari muri we, ijuru ni hehe noneho? Nuko bikunda kuyobera abantu, ariko bisaba ko umwuka wera abasha kubidufashamo. Ngo mu gihe muzaza musaba n'ifunguro, atari ifunguro rijya mu gifu, ifunguro ribatunga, ifunguro ritunga ubugingo. Muzaze musaba n'ifunguro, mujye mupfuka musaba n'ifunguro, duhe n'ifunguro ridufasha. Umuntu ntabwo azatungwa n'imigati gusa. Ijambo ry'Imana ni ibiryo bitunga umuntu w'imbere. Ijambo tumaze iminsi tuganiraho, twatangiye ku cyumweru tuvuga ku byerekeye gufata irembo. Irembo rimwe, irembo ryari risigaye rigomba gufatwa rimwe na risa. Byasabye ko umwami wa wenyine aza kugira ngo afate iryo rembo. Ryari iriye rembo, ni irembo bita kunesha rupfu. Rupfu ntabwo ari ukuva mu mubiri. Rupfu abantu benshi ntabwo bamuzi, ariko mu gihe usomye ibyahishuwe, rupfu bahita bavuga uwo ari we. Rupfu, kunesha rupfu. Tadirike Yezu yaje guhangana na rupfu. Nibyo bintu bikeneye gusobanukirwa. Yezu ari we muryango w'ijuru, yaje guhangana na rupfu, nawe ni umuryango kugira ngo abantu babimenye. Yezu ni irembo, na rupfu nawe ni irembo. Nibyo bintu abantu batashobora gusobanukirwa. Ngo ni njye rembo, na rupfu nawe ni irembo. Mu gihe umuntu yinjiye aciye muri iryo rembo, afite ahantu yerekeza. Nicyo kintu abantu batari basobanukirwa kugeza amagingo aya. Nicyo kintu abantu bita ngo amayobera. Yesu ni irembo, aje gufata irembo ry'umwanzi we. Uwo mwanzi we ninde? Umwanzi wagabye igitero mu busitani bwa Edeni ninde? Ni rupfu. Isi nibimenye, namwe muteranyira hano mumenye rupfu ninde. Ariko wamuvuga butumwa ibyo kurimo kubivuga gusa, wabishimangira n'ibyanditswe. Mwene data nadusubire mu byahishwe kugira ngo mumenye rupfu uwo ari we. Nimuzaze mutinya ubusa, ariko mumenye uwo mutinya uwo ari we.
ni ibyahishuwe cya gatandatu bya rufu. Abantu ntabwo bazi ibyo ari byo, ni biriya byo kujya kuririmba indirimbo hariya hari rusororo batazi rupfu uwo ari we. Ni ibyahishuwe igice cya gatandatu umurongo wa 8 bahita bavuga rupfu rinde. Dusomere. nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa rupfu. Uyicayeho, c'est une personne spirituelle et mystérieuse. Uyicayeho yari yicaye ku ifarashi, nk'uko no mu byahishuwe igice cya 19 Yezu nawe yicaye ku ifarashi. Uyu nawe kubera ko ari rupfu yicaye ku ifarashi. Yicaye. Dusomere. nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa rupfu, kandi kuzimu aramukurikira. Ibya rupfu nuko biteye. Ngo ikuzimu aramukurikira. Mu gihe abantu bamuciyeho abajyana aho ngaho. Noneho Yezu nawe kubera ko ari irembo, abo yakira afite aho berekeza. Nuko bimeze. Iryo banga bisaba ko abantu barimenya. Uyu mugabo kugira ngo yitwe rupfu yabanje kuba Lucifer. Ari marayika urabagirana, afite ubwiza, asora n'amajwi aririmba. Imana yari yamuhaye ubushobozi, ari umukerubi ukomeye. Noneho nicyo kintu gikunda no kurusha abantu, nibyo tubona no muri iyi si. Umuntu akabona akikanga ubusa ngo yakomeye, bigatangira gutangira kwishira hejuru, agatangira kwivuga. Niko kamere ka rupfu. Noneho atangira kwibonamo ikindi kintu, ngo bitewe n'ibi ngibi uko meze nakwigereranya n'Imana, nayirika Imana. Nuko Lucifer yabashe gutekereza, none yaje kwitwa rupfu bitewe n'iki. Nicyo kintu abantu badasobanukirwa. Mbere ntabwo yari rupfu, yaje kuba rupfu ryari kugira ngo abe rupfu. Yitandukanye n'Imana bugingo ahita aba rupfu. Niyo mpamvu ubona Imana nayo ivuga ngo mu gihe muzarya kuri cya giti muzapfa. Rupfu nabatera mukamwumvira muzapfa, muzaba mwitandukanye nanjye Imana. Nuko nguko bimeze. Nicyo kintu tugomba gusobanukirwa. Noneho navuga ku byerekeye amarembo abiri. Irembo rihagazeho umuntu ari we Yezu, irindi rembo naryo rihagazeho rupfu wakira be. Noneho uyu mwami we yaje arizira, we muryango w'ijuru aza gufata irembo riganisha abantu ikuzimu. Anesha Satani ku mugaragaro. Iyo ntsinzi ye niyo tugenderaho. None iryo jambo niryo tugikomeza. Niyo mpamvu nabashe no kubaganiriza. Hari n'igihe abantu bashobora no kubyumva nabi. Bavura muvuga butumwa harimo aravuga ko
twageze mu gihugu, twavuye mu mahanga, dutaha mu rwatubyaye. Ku cyumweru narabivugaga, navuga igihugu tukirimo, igihugu cy'isezerano tukirimo. Igihugu cy'isezerano ntabwo ari ijuru, ariko ijuru naryo aho umwami yagiye tuzajyayo, ariko turi mu mwami, nicyo gihugu cy'isezerano. Intambara ni yose. Abisirayeli bamaze kugera no mu gihugu cy'isezerano, bakomeje guhangana n'abanzi babo. Imana yanze ko bagira agahenge, natwe Imana yanze ko tugira agahenge. Tugomba guhangana. Ariko ikintu kidufasha ni uko intsinzi iri mu ruhande rwacu. Turi mu mwami, umwami wanesheje. Noneho uyu mwami wanesheje niwe Yosuwa yapfukamiye. Ni ikibazo nibajije. Uyu mwami wanesheje akaza guhangana na Satani, niwe Yosuwa yapfukamiye. Wamuvuga butumwa, ibyo uvuga nibyo, niwe. Ibyo uvuga nibyo, niwe. Kugira ngo urusheho kumenya ngo niwe, umurongo wa 15 niwo ubikwemeza. Umurongo wa 14 mwene dadusomere aho ngaho kugira ngo umenye ngo niwe. Yeshuwe. Oya, hariya twari turi muri Yosuwa cya 5 twavuye kuri rupfu. Aramusubiza ati oya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugabo. Mu gifaransa, il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef. Numukuru w'ingabo z'Uwiteka, kandi niwe Uwiteka. Dusomere. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya. Yosuwa yikubita imbere ye aramuramya. Uyu nguyu Yosuwa apfukamiye ninde? Uwo Mose yapfukamiye ninde? Muri cya gihuru ninde? Iby'Imana ntabwo ari amayobera, Imana niyo yishura. Mose ari ku musozi Oreb, Imana yavugiye mu gihuru, ihita imubwira ngo ahantu uhagaze nahera, vanamo inkweto. Uyu nawe ahuye n'uyu Yosuwa, ahita amubwira ngo erega nawe vanamo inkweto. Yosuwa yamubonye, yamenye ko ari Imana, aramupfukamiye. Na wera numwe, kandi birabujijwe, ni itegeko rikomeye. Imana niyo ikwiriye gupfukamirwa, marayika ntabwo apfukamirwa, kugira ngo usobanukirwe iby'Imana. Yosuwa amubonye, undi nawe arivuga ngo uwo ari we. Yosuwa aramupfukamira, aramuramya. Apfukamye imbere ye, ahita avuga ngo mwami wanjye, gira icyo ubwira umugaragu wawe. Wa wundi wavugiye mu gihuru none aserutse ari mu mubiri, asanze Yosuwa, aje kumuha amabwiriza kugira ngo bafate Yeriko. Natwe bene data bashiki banjye, niyo mpamvu turimo kuganira kuri iri jambo.
bararutangiye nk'uko n'Abisirayeli barutangiye, ariko nkaba mbatangarije abafite ugutwi nibumve, igihe cyo gufata no kurangiza uru rugendo kigeze ku musozo. Niyo mpamvu Imana irimo kudukenyeza aboneke 2 cyangwa 3 b'abagabo, duce bugufi munsi y'ukuboko kw'Imana, asigaye ivumbi ritumuke, dutahe aho umwami yagiye kudutegurira. Hano dusomye Mose yari yamaze gupfa, Imana yagurutsa Yoshua kugira ngo yinjize abana b'Isirayeli mu gihugu cy'isezerano nk'uko Imana yabigambiriye. Imana yatangaje ko, murabona ngiye nzongera uko mwabonye ngenda, nzongera ngaruke, ariko sinzagaruka kuri iyi si, azaba ari mu bicu. Twebwe abera tuzashingura ibirenge byacu kuri iyi si, dusanganira umwami mu bicu, dutaha iwacu. Izamurwa rigiye kuba ku isi hose. Niyo mpamvu ubutumwa burimo gutambuka ku isi hose, ntago ari ubutumwa bw'inzaduka, ni ubutumwa bw'igihe Imana yimanukiye mu nkingi y'umuriro, inahamiriza ubu butumwa, abapfu bazuka, ibirema bihaguruka, ibipfamatwi byumva muri iki gisekuruza. Nyuma y'ibi itorero rigiye kuva kuri iyi si, asigaye iyi si ihure n'akaga gakomeye, agahenge iyi si ifite ku isi hose. Ni ukubera ko twebwe tugifite ibirenge byacu hano. Nituvana ibirenge byacu, akaga iyi si izahura nako. Imburo irimo iratambuka ku isi hose, abantu bafashe ibiti bashyira mu matwi, bubaka amazu, bafata amadebe, barimo barakubita ngo barimo barasenga. Igihe Yesu yari hano kuri iyi si, yasanze abasenzi, kandi muri abo basenzi nibo bamugambaniye, bamugabiza imbwa z'Abaroma, bamumanika ku giti. Ariko akaga Abisirayeli bahuye nako nyuma yo kwanga kumva iyi si, nyuma y'iri jambo ritambutse nimo gutambuka ku isi, abantu bagashyira ibiti mu matwi. Yemwe iyi mburo ni iya nyuma, ni iya nyuma, ni iya nyuma, ni iya nyuma. Icyo twifuza ni uko umwami agaruka tukamusanganira mu bicu. Nta kintu na kimwe twishingikirijeho muri byose tubona. Naho ngaho mu kanya, mu gihe turimo kuganira kuri iri jambo, Yoshua apfukamira uyu mugaba w'ingabo ari wo Uwiteka wenyine, ahita aramubwira, mwene data dusomera use n'usohoza. Yosuwa yikubita hasi yubamye aramuramya, aramubaza ati, mutware, ngewe umugaragu wawe ntegetse iki? Nuko aramuramya, ahita avuga ngo, mwami wanjye untegetse iki? Igitumye usanganira Umwuka wera yatanze umurongo nakuka ku itorero rye. Murabona ko
wamanutse mu gihuru aganiriza Mose niwe ugaragaye hano kugira ngo atange icyitonderwa ukuntu bagiye gufata Yeriko. Uwo mwami arimo aratuganiriza tugiye gutaha, ibyo kuvuga ngo ubutumwa bw'igihe abantu bacitse intege baramaze. Abantu bagomba gucika intege, ariko Imana ni nyembaraga. Ibanga ngiye kubibira mubimenye, Imana yemeye ko Samusoni agwa mu ntege nke. Aragambanirwa, baramwogosha, bamupfumura amaso. Izo ntege nke Imana yarazemeye. Ibyo ni ibanga mbameneye kugira ngo mumenye uko uyu murimo ugomba kurangira. Samusoni ntago bamwishe, bamujyanye mu nzu y'imbohe, ariko Imana yari yateganije kuzakora kwimura ku banzi be. Byaje kugera igihe wa musatsi wa Samusoni urongera ugaruka ku mutwe, ahita yumva muri we za mbaraga yari afite zigarutse, ariko amaso barayamenye. Niyo mpamvu ibintu byo kuvuga ubusa ngomba kubyivanamo nawe ukabyivanamo. So reba ko Samusoni yabuze n'amaso ye, baramupfumura n'amaso, baramushorera ye. Imana irabyemera, baramushorera. Amara naho ngo mu nzu y'imbohe barimo kumuvugirizaho, barimo kumuzomera bavuga umwanzi wacu twamufashe byarangiye. Ariko mbega yuwe, ibyabaye kwa Filisitiya byabaye agahomamunwa. Nibo bahamagaye abakuru baturutse mu mpande n'impande, baza guteranira mu nzu, abaririmba babyina bishimira ngo mutuzanire na wa wundi. Ntabwo bahise bamwica, baramuzana kubera ko atabonaga umwana amuyobora, ariko yumva imbaraga zagarutse. Ariko igihe cyo kwiyimura cyari kigeze. Turi mu ijambo rivuga ngo gufata amarembo y'abanzi bacu. Niyo mpamvu ngiye nshimira Uwiteka. Buri wese uri hano nashimire Uhoraho. Ari ikimana, ari impamvu Imana yakurinze kugeza amagingo aya. Ugomba kubimenya, kandi ukamenya icyatumye Imana ikuzigama. Si ukugira ngo ubone abuzukuruza n'abuzu, ntabwo ari ibyo ngibyo. Si ukugira ngo wubake amazu, oya. Ari umugambi ukomeye Imana ifitanye natwe, haba muri iki gihugu, haba ku isi hose. Imana yazigamye Samusoni, ntabwo bamwishe, ariko Imana iteganya kuzihimura ku Bafilisitiya, ku banzi be. Baramuzana, baririmba, abandi babyina, n'abandi bakoma mu mashyi, baturutse impande n'impande. Samusoni nawe bamwinjiza aho ngaho, basa ahita abyira umwana wari umwe amuyobora, aho ngo shasa nyegereza inkingi. Samusoni yahise akora isengesho. Itorero ry'Imana, icyo kintu mukimenye. Umugaragu w'Imana niwe wabwirije avuga ngo, ikibwiriza kivuga ngo encore une fois Seigneur. Avuga kuri Samusoni yiyimura ku Bafilisitiya. Nanjye mvuze ngo encore une fois Seigneur, hano i Kigali, muri iki gihugu, ku isi hose.
mana soza gahunda yawe, rangiza ubu bubyutse watangiye. Ariko Imana igomba kuburangiza iciye mu bagaragu bayo. Amen, amen. Nuko nguko gahunda ibimeze. Hari igikorwa, ivumbi rigomba gutumbuka ku isi yose. Ariko ngo abantu bize ubutumwa bwiza ngo byagenze gute, biki n'ibiki ngo birangira. Ntabwo byari byarangira, tugeze ku musozo. Niyo mpamvu tugomba kuganira no kuri iri jambo, gufata irembo ry'abanzi, ry'umwanzi, kuguma mu birindiro, kuguma mu mwami, turirimba intsinzi amanywa na nijoro. Samusoni akora isengesho, ongera mwami unyibuke aya maso yanjye bapfumuye. Fane n'abafilisitiya abangaba, fane nabo, kubera ko ikintu nababwira ni kinyi bene data. Samusoni uko usomye nacyagiye nyina yari amutwite, ari Imana yavugaga, Imana yavuga ngo azaba umunaziro kugeza n'igihe azapfira. None Samusoni mwene data mukundwa, ejo Imana irangije umurimo, nzakubone, tuzabona n'amaso ku yandi. Mwene data, warwanye intambara nziza, Imana yaguciyemo. Yemwe Samusoni amaze gukora iryo sengesho, akurura za nyingi, hari abantu bari hejuru barimo kumwishima hejuru, hari n'abari mu nzu, apfana nabo, yapfanye nabo, asoza igikorwa cy'Imana. Uwiteka ahabwe ishimwe n'icyubahiro, ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Samusoni yapfuye ku murimo, ntabwo yiyahuye. Noneho ngo abafilisitiya bapfuye uwo munsi ngo baruta abo yishe. Abo yishe. Uwiteka ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Iyi gahunda igeze ku musozo, intsinzi iri mu ruhande rwacu. Uwiteka ahabwe ishimwe n'icyubahiro. Yemwe n'uruzitiro rwa Yeriko, kubwo kwizera uruzitiro rwaraguye. Kubera ko murongo wa icyaha cya 6 murabona hano, tugeze ku murongo wa 15 urarangiye. Ariko none iki cya 6 were ku murongo wa mbere birakomeza, kubera ko Yoshua we yahise avanamo inkweto, asaba n'uyu Uwiteka ngo agire icyo amubwira. None araza kukimubwira bimanutse ku murongo wa 6. Nsomere. Yeriko hari hakinzwe cyane, kuko batinyaga Abisirayeli, nta wasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, rekera aho ngaho. Uwiteka yabwiye Yosuwa ari hejuru. Deja ku murongo wa 15 wa mugabo warapfukamye, niwo Uwiteka ahise amubwira noneho uko bigiye kugenda. Dusomere murongo wa 2. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Uwiteka abwishwe n'icyubahiro. Ni Uwiteka ugabije Yeriko n'abarimo. Bene data, bashiki banjye, n'abaza kunyumva, intsinzi iri mu ruhande rwacu. Iryo ni amen, nta gushidikanya. Ngo dore nkugabije, dusomere murongo wa 2. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Byarangiye. Noneho dusomere murongo wa 15 aho ngaho.
ku munsi wa karindwi bazinduka kare mu museke bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga babigenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Byarangiye. Twageze ku musozo bene data bashiki banjye. Noneho ubwo twageze ku musozo, ikintu nshaka kongera kubabwira, nta kindi gisekuruza kizakurikira iki ngiki. Turi muri Laodikiya, gisekuruza cya 7. Niho noneho n'Imana yagurukije umuhanuzi wayo. Sadirike, mu gihe tugeze ku musozo, gahunda y'abanyamahanga igeze ku musozo. Niyo mpamvu sinshobora kuremesha abanyamahanga. Sinshobora kubaremesha kubera ko byarangiye. Ntago nabaremesha. Ntago nabaremesha mwabantu mumbabarire. Ntago nabaremesha. Ngo ari umuntu umwe ngo yabyiye gisunzu sinzi niba ari ngo yabyiye gisunzu, sinshaka kumuvuga mu izina, yabyiye gisunzu kuko bazamumanura hejuru. Noneho aza kubaza uwo muntu wamubyiye ibyo ngibyo ngo nta kintu ushobora kundemeshaho, ntacyo nkuremeshaho. Uko bizakugendekera byaje kugera igihe gisunzu baramumanura. Nanjye wapi waturemesheje wenda ukatubwira ko ibintu bizaba byiza. Wapi ntago mbaremesha. N'umuhanuzi w'iki gisekuruza ntago yigeze aremesha abiwabo. Imana yahise imwereka ibyo yamweretse, byaranabaye, hari n'ibisigaye no kuba. Yahise anavuga ngo Amerika we, ibyawe byarangiye, nabonye uhinduka umuyonga. Nuko nguko bigomba kugenda. Ntago bihagarika ye. Niyo mpamvu tugomba kubaganiriza aya magambo. Amerika igomba kuba umuyonga. Nuko Imana yabyeretse umuhanuzi, abona Amerika ihindutse umuyonga. Aza no kwereka n'ibindi by'iri terambere rikataje byose Imana yarimweretse. Utumodoka tuzaza tugenda tudafite abadireva, abibona mu 1933. Izo modoka ubu ngubu ziriho. Bene data, ntago byanshobokera ngo waturemesheje kubona ibintu no hano hanze bikataje. Oya, isi yose nyuma y'ubu butumwa, nyuma y'izamurwa, ni akaga gakomeye. Ni akaga gakomeye. Kubera ko sumureba ko dutunga ibintu. Inzu yanjye ni abantu ndio babarimo. Inzu yanjye, umurima wanjye, imodoka yanjye, ariko mu gihe ikintu gikomye ngo pa, Dorcas n'abandi muri hano, Yosefu ari hariya, mu gihe ibintu bikomye ngo ba, ntabwo utegereza imodoka, uhita ukiza amagara yawe utambuka hano, ukibagirwa niba wanaparitse na hariya kuri parikingi. Nuko bimera, ukahita wiruka ukiza amagara yawe kandi wasize ibyawe. Ni ibingibi mu gihe bizakubita ngo ushoko, nabyo kuvuga ngo inzu, umugore, abana n'ibikiri umuntu akiza amagara yakiruka, ibyo yitaga ibyo bigasigara. Nuko biba bimeze. Aka kaga gategereje isi nyuma y'izamurwa. Bene data, ijambo ry'Imana niryo rihamya ngo bazaza bavuga ngo rupfu wadusanze tugapfa, bakifuza noneho abapfuye mbere bagize amahirwe,
none twe dusigaye duhuye n'akaga gakomeye. Ibyahishuwe akaga barabyanditsemo. Naho ngaho basaba Imana idushoboze dukenyere itorero. N'ejo tuzabiganiraho tumenye nta mwanya wo guta. Niba binashobotse munagume hano, ibyo gutaha mubireke, mwifungiranemo hano, dufate umwanya wo gusenga dusaba umwami ngo umwami dufashe, igaruka ryawe riregereje, ibihe by'amahanga biradushiranye, mwami ngwino dutaye iwacu. Amen. Imidamararo dushire hasi. Simubona hano hari ikintu nshaka kugira ngo mwene data dusome umurongo wa 16 tumenye gahunda mu itorero uko iteye. 16 bagejeje ku nshuro ya 7. Okay. Abatambyi bakivuza amahembe. Rekeraho ngaho. Murabona gahunda uko iteye. Niyo mpamvu bisaba ko abantu basobanukirwa na gahunda mu itorero. No mu Bisirayeli hariho gahunda. Abatambyi bari bahari. Yoshua wabonanye n'uwo mugabo nawe ahari. Noneho n'abantu bari aho ngaho n'abintu. Bene data bashiki banjye nongeye kubasaba, na bene data muri hano nongeye kubasaba. Mu itorero ry'Imana nzima kubera gahunda ibihari. Murabona hariya abatambyi bari bahari. Yoshua nawe yari ahari. Abantu nabo bari aho ngaho. Abantu ntago ari bo bagera gutya ngo vuku bagende imbere batari bumva icyo bababwira. Utangire wishira imbere, uze hano uvuge ngo na gahunda ihari, na bukozi bw'Imana buhari, ngomba kwifata uko ushaka. Urahura n'ibibazo. Gahunda y'Imana ni gahunda nakuka. Abatambyi nibo babanje kuvugiriza, dusomere. Nibo babanje kuvuga niba ari trompete. Bagejeje ku nshuro ya 7 abatambyi bakivuza amahembe. Rekeraho ngaho. Ni iri jambo turimo kumva. Ubukozi bw'Imana uko Imana yabupanze nibwo Imana itamika abakozi bayo ijambo. Ubundi mu gihe uje guterana ntabwo ushobora no kumenya icyo ukora. Ijambo niryo ritambuka, mu ijambo uhita umenya icyo Imana, ubushake bw'Imana mu ijambo. Noneho ijambo mu gihe ritambutse rikakomenya ubushake bw'Imana, uhita ufukama. Nimuzaze mwifata mu yungu uzadupfukama imbere y'Imana, kubera ko Imana yakumenyesheje icyo usaba mu ijambo ryayo. Nugera no mu rugo upfukame usaba Imana. Turimo turagendana. Noneho bamaje kuvuga ni trompete ko. N'amahembe. Yembe. N'amahembe. Mu gihe uvuze amahembe ngiye misenekeza ibindi by'amahembe. Amahembe. Kubera ko kera babikaga amafaranga amahembe. Ni rya hembe babikagamo cyangwa ni nabyo barabivugirizaga. Barabikoresha baka nje ntago nari imbizi. C'est-à-dire que abatambyi bari bafite ayo mahembe. Baka pop. None abatambyi bamaze kuvuga amahembe, Yoshua ahita none ategeka abantu bavuga ngo noneho muvuge akaru. Noneho dusomere. Yoshua abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru. Kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Ese byo bene data intsinzi iri mu ruhande rwacu. Ibintu biri imbere yacu nka televiziyo. Naho ngaho n'Uwiteka ugomba kutujya imbere. Watangiye ububyutse ni ugomba kujya imbere akanatuyobora akanasoza ikivice. Ariko gahunda ni yahindi. Ese bene data naho ngaho mbasaba mu izina ry'Uhoraho. Niyo mpamvu niko nakazaze agira abantu ba Satani avangira. Nakura muvuga mu Kinyarwanda ngo ni kwa kundi umuntu atereka amata, amasaza abungera,
ukabona ngo amata isazi yitera amata, ngo ntukaze witera nk'isazi, ntukazaze nawe witera muri iyi gahunda nk'isazi, kubera ko amata aba yateretse neza. Isazi igira umwanda, ijya gukora ibintu by'umwanda, noneho ije gutokoza amata, kandi nari nkeneye kuyanywa. Nawe ntukazaze ugira gute, ntukaze witera mu mata nk'isazi. Uyu murimo ni umurimo ukomeye, uzaze umenya umwanya wawe, ni gahunda ikomeye. Naho ngaho impamvu udashobora kwitera mu mata nk'isazi ni kwa kundi ubona iby'iyi gahunda, ni gahunda ikomeye cyane. Soba nka kuriya Mose yakoze ikosa riri no muri Bibiliya, kandi Imana yabashe kumuhana, yamukubise agakoni arataha. Ariko ntukaze wita mu mata nk'isazi uvuge ngo Mose byamurangiranye, noneho twaranavugaga kandi sureba ntabwo ageze no mu gihugu cy'isezerano. Ariko ntukaze wita mu mata nk'isazi, ntabwo uzi ibyo ari byo. Niba yatashe wowe nguwo utangiye kunegura wita mu mata nk'isazi, nyuma y'imyaka n'imyaniko ntabwo ubona uwo Mose wowe urimo kunegura abonetse ku ruhande rwa Yesu ku musozi bahagarariye, ngo reba nibyo twavugaga. Kubera ko mu materaniro ayo ariyo yose aba arimo ubwoko butatu bw'abizera. Arabizera gato n'abatizera, bose baba barunze hamwe. Ijambo ritambuka riza gukomeza abizera, ntacyo ripfana n'abatizera, ntacyo ripfana n'abizera gato. Kubera ko abatizera n'abizera gato baba bari mu iteraniro, bari aho ngaho bashakisha, bareba amakosa, banegura, bagira gutya. Ariko umwizera we aba yizera, bibe bwije, imvura igwe, izuba rive, we akomeza gushima Imana. Amen, amen. Nuko tubayeho. Ntukazaze wita mu mata nk'isazi. Uyu murimo ni umurimo ukomeye. Sinshaka kubakanga, urashaka kudukanga. Ntabwo ari ukubakanga, ni gahunda ihamye. Wenda bamwe bari kuvuga ngo Samusoni yabaye ikigoryi, agwa mu maboko y'uwo mugore, batazi gahunda y'Imana uko iteye, batazi n'icyo Imana igamije. Sureba ko noneho kubera ubugoryi bwe bahise bamujyana no mu maboko. Yabuze kumenya ubwenge ngo ahunge. Ntabwo uzi impamvu y'ibintu biba. Shobene data, none baramujyanyeyo bamupfumura amaso, noneho nyuma yaho itsinzi ntabwo yagarutse umwami. Witeka aduhana umugisha. Shobene data, tugomba kuba gahunda y'Imana uko yakaba. Dusomere vuba badusoze. Kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko maraya uwo Rahabu aba ari we uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Urimo urabyumva nabyo? Imana ntabwo yibagirwa, uburyo wakira ijambo, uburyo wubaha na gahunda yayo hano, Imana ntabwo ibyibagirwa. Mu gihe unakerensa Imana ibikureba. Rahabu uwo nguwo yafashe neza barabagaragu Yoshua yatumye mu gihe abantu babahigaga. Noneho Rahabu abangaba ni Abisirayeli, Imana yabo irakomeye, nubwo barimo kubagendaho. Noneho hahita hagera yari maraya, noneho agera ale musesere mwana gufu, binjira mu nzu ye. None ahagarara ku muryango. None babandi babahigaga baje, ngo aba bantu bashobora kuba binjiyemo hano. Maraya Rahabu. Noneho ahita bavuga ngo murimo muratinda, mwiruke vuba, bagiye bataza no kubacika. Kandi yabasunikiye mu nzu.
noneho amaze kuyobya ba bantu babirukaga inyuma, ahita basanga aho ngaho, yahise abinjiza aho ngaho. Ashobora kuba yaroboshye n'akayisikariye, hari ahantu yapfumuye gutya, ahita muzamuke vuba vuba mujye kwisha muri parafo, bajya kwishayo kugira ngo bataza gusaka wenda bakaza kubafatirayo. Barashaka mugume aho ngaho, imana yanyu indi mana ni imana nzima, ni imana ikomeye, nta muntu ikoma mu nkokora. Noneho abantu bose bahinze umushitsi, Uwiteka bwishimwe n'icyubahiro. Amadini yahinze umushitsi n'igihe iri jambo ritambuka. Ubutumwa bwabaga hehe? Ubutumwa burimo guhamagara na papa ngo abatizwe, kandi papa ari igihangange. Ubutumwa bwabagaye, aba bantu baravugira ari ibyo utazi. Imana twizera ni imana nzima. Amen. Siri bene data, naho ngo mbamenyesha ngize na gutya mbabwira ngo uyu Yoshuwa bamaje kwinjira i Yeriko yahise yibuka uriya maraya. Aravuga ngo uriya mugomba kumuzirikana, iyo murimbure, ariko yakiriye abatasi banyu, sibyo? None namwe mwakirira ijambo ry'igihe, yemwe Imana igomba kuturwanaho. Amen. Nimugire isoni z'ubu butumwa bwiza ku isi hose ariko. Amen. Ubu butumwa bwamanutse mu mbaraga zikomeye, nk'uko twabasha no gusenga. Abapfu barazutse, impumyi zirareba, Imana ihamiriza ijambo ryayo. Iyo Mana nawe yagiye, iyo Mana iri ku murimo, igiye gusoza umurimo wayo. Amen. Amen. Uwiteka habwe ishimwe n'icyubahiro. Uwiteka habwe ishimwe n'icyubahiro. Rahabu we mumureke, ibindi byose murimbure. Dusome rusoze. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugero rw'Abisirayeli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Manuka vuba vuba. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Uwiteka bwishime n'icyubahiro. Byose bigomba kuba mu kwizera. Ni amapiki bari bitwaje ngo barimbure inkike, ariko kumvira umwami byatumye bakora ibyo umwami yabategetse. Batera akaruru, inkuta nizo zigushi. Iyo Mana yabagiye imbere niyo iri imbere yacu. Soza. Barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo babiri batataga igihugu ati, nimwinjire mu nzu ya maraya uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko aba basore bari batatse barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose. Rekeraho ngaho. Mbonye n'akanya ko kubapeperaho abantu bazakira aka kaga n'abari mu nzu y'Imana. Termine. Nta bintu byo kuvuga amadebe hano hanze ngo Yesu azaza gufata bamwe hariya. Oya, abumviye umwami muri iki gisekuruza, umwami akabinjiza mu rugo rwe, nibo bazarokoka. Nta bindi. Ibyo amadebe mubireke. Kubera ko Imana ni Imana ya gahunda. Yoshuwa yahise abwira bari abasore, aravuga ngo mwinjire muri iyo nzu. Ababashe kwinjira muri iyo nzu nibo basohotse, abandi bose inkota yabashe
kubamena inda. Abazarokoka bazazamurwa ni ababashe kumva ijwi ry'umwami muri iki gisekuruza, bakemera bakajya kuri uyu murongo. Ibindi wapi ngo muriyemera. Iyi ni imburo hanyuma abafite ugutwi nibumve. Ngo muriyemera ye. Uko bimeze hariya nuko bizaba bimeze. Manuka usoze. babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu barawutwika pe, n'ibyarimo byose keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo bazabishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Rekera aho ngaho. Muvugabutumwa Tomasi Dusabimana ahise atangaza. Murimo muranyumva n'abandi bashobora kunyumva, sibyo? Murabona ko umudugudu bahise bawutwika, sibyo? Iyi si magazeho, iyi si turiho, ubu butaka magazeho. Umugaragu w'Imana niwe wabwirije ubutumwa avuga ngo la demeure future de l'épouse, avuga ukuntu iyi si itegereje umuriro nyuma y'izamurwa. Tuzategeka n'umwami imyaka 1000, nyuma yaho ari icyo Imana izakora, sibyo? No kuwa gatatu narabivuze, n'uyu munsi kuwa gatanu ndabivuze. Ubu butaka duhagazeho, hasi yaho hari umuriro. Niyo mpamvu Imana yateganije ishyiraho aho ubutaka buzaza buhumekera. Ni ibi birunga mubona ku isi hose. Umuriro utogoteramo hasi bigera igihe bigacomokera kuri uwo munwa. Ibirunga ku isi, wa muriro vuvuvu bigasohokeramo, ariko hasi biba bivuvuvu bitogota. Hano hejuru hari ibintu batazi, hari umuriro. Sureba ko abantu bafata amasatelite bagashyira hariya bakagera gute, biriya byose Imana izamanura undi muriro uturuka hasi. Ibyo kuvuga ngo uzahungera hejuru wapi? Iyi si igomba kuba purifiée par le feu. Isi ya mbere amazi yarayirengeye, ariko iyi si yo izabasha kuba purifiée. Purifiée c'est quoi? Kwezwa n'umuriro. Umuriro ukeza, noneho ibintu bikaba bisha. Ikaba isisha, n'ijuru risha, ibintu byose by'umwanda byabaye kuri iyi si ari koropa vanaho. Asigaye noneho twe tukazamanuka tuza gutura ahantu hejejwe. Imana iduhana umugisha. Imana iduhana umugisha. Ariko Tomasi, wowe kudahumuriza abantu bizagenda gute? Nta kundi byagenda. Duhaguruke. Mana yanjye komeza ujye umfasha koko we, ngutaramiye neza icyumbi iramore izeye ijambo wambwiye, sinkabure kumbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umimbaraga kubuno bwawe, kugesi igihe uzaza, umimbaraga kubuno bwawe.
Yesu giyusasaku. Buri wese nagira icyo abwira umwami. Data wa twese uhoraho, niwe tugarura ishimwe muri aka kanya. Mwami, ishimwe n'icyubahiro bikugarukire. Uri Imana nzima, uri Imana idahinduka. Ijambo ryawe uko ryakabaye nta nyuguti n'imwe itazabura gusohora. Niyo mpamvu tugushimira aka kanya uduhaye ko kumva ijambo ryawe. Mwami, imburo uduhaye, wowe wasenye Yeriko, Mwami, ukamanuka ugatanga amabwiriza kuri Yoshua. Yeriko irasenyuka, iyi si turimo Mwami urayibarira iminsi mike, ariko iyi mburo waduhaye Mwami turagushimiye ko watuburiye, uracyatuburira. Ijambo ryawe ribwirizwe mu mbaraga. Shoboza abagaragu bawe, shoboza itorero ryawe. Nguragije abakobwa bawe, abahungu bawe n'abandi baza kumvira ijambo. Mwami ubahezagire, twese udutegure kugira ngo uriya munsi tuzabidukwiriye guhagarara imbere yawe tugusanganire mu bicu. Tugiye gutaha dusera amacumbi yacu, utujye imbere, n'ejo uzadushoboze kugira ngo tuze kumva ijambo ryawe. Ni mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbisabye, amen. Amahoro y'umwami aruta ubwenge bwawe bwose atane natwe na ejo. Kumana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka. Kumana yaremye ijuru n'isi. Kw'ibirenge byanjye biteguza, ikurinda nabwiunikira nisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho. Ku manywa izuba ntirizakwica, nijoro
ukwezi kuzamurika kumanywa izuba niriza kwica nijoro ukwezi kuzagutinya Imana niyikurinde ibibi byose iteka Imana niyirinde ubugingo bwawe neza izakurinde